tuzahimbaza izuka rya Nyagasani ugiye kuzukana nawe twembuza ubugingo bw'iteka tubikesha kuvugurwa na Roho wawe kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana abantu tugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu ukwiriye warasimburana iteka.
ni ijambo ry'Imana. Hallelujah.
bakristo bavandimwe, dusingiza Imana duhaye guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Pasika ya Nyagasani, umunsi mukuru uhatse iminsi mikuru yose, umunsi mukuru w'umutsindo. Ejo nibwo twinjiye mu byishimo bya Pasika, mu gitaramo gihatse ibindi bitaramo byose, igitaramo cya Pasika nimugoroba. Twagize liturujia itwibutsa iyobera ry'ugucuruzwa kwacu, duhereye kuri liturujia y'urumuri rwa Kristo. Urumuri rwa Kristo twaririmbye, ni Kristo ubwe utumurikira hano munsi. Israel